Nanone ndagusuhuje inshuti muvandimwe, aho tugiye gukomeza umugabane wa kabiri w'icyigisho cyacu kiri mu gitabo cy'ibyo abadivantisite b'umunsi wa karindwi bemera kandi bizera, amahame shingiro y'ukuri kwa Bibiliya uko ari 28. Uyu munsi rero turi ku ihame rya kabiri rivuga ubutatu bwera. Twabonye umugabane wa mbere aho twibanze cyane ku ngingo twabaye nk'abasorezaho yatugaragarizaga yuko Imana itagira abitonesha kugira ngo izabahe ubwami bwayo, ko ahubwo yashyize imbere buri muntu wese umudendezo. Bityo hari imvugo zishobora gukoreshwa na Bibiliya abantu bitewe n'uko batagize igihe gihagije cyo guturiza Imana kugira ngo ibigishe, bigasoza babonye yuko hari abo Imana yageneye ibyiza abandi ikabagenera ibibi, nyamara si byo. Yaduhaye umudendezo buri wese ashobora gukoresha neza cyangwa nabi. Niyo mpamvu icyo twigira amagambo nk'aya ngaya ni ukugira ngo umuntu akoreshe umudendezo we neza. Tugiye gukomeza rero n'umugabane wa kabiri, ndarikira buri wese gutega amatwi, kandi mu gihe tugiye kwiga ayo magambo ni byiza ko tubanza kwicisha bugufi imbere y'Imana maze tugasenga. Data mwiza, Mana ikiranuka, tugiye kwiga ijambo ryawe. Utuyobore, utwigishe, uduhe kuba abigishwa beza bumvira icyo basaba. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti, nk'uko nabikubwiye, turi kwiga igitabo cy'ibyo abadivantisite bizera, aho turi ku gice cya kabiri. Ingingo tugezeho iratubwira ngo ukumenya ibizaba n'umudendezo w'umuntu. Mbese hari igihishwe Imana? Oya, Imana iravuga iti mpera mu itangiriro nkamenya mu iherezo. Reka twumve. Abantu bamwe batekereza yuko Imana ishobora kugirana umushyikirano n'abantu itazi niba bazabyemera, ko kandi izi bimwe mu bizaba mu bihe bizaza, nko kugaruka kwa Yesu, igihe cy'imyaka 1000 no kubaho ku isi nshya, ariko ko itazi abashobora kuzakizwa, ndetse bagatekereza yuko umubano uri hagati y'Imana n'umuntu wakwangirika Imana iramutse izi ibintu byose bizaba iteka ryose. Nanone abenshi bagatekereza yuko bitanayibera byiza iramutse izi iherezo ry'ikintu mu ntangiriro zacyo. Ariko rero icyo Imana izi ku bikorwa by'abantu ntacyo cyahungabanyaho ku mudendezo w'abantu wo guhitamo ibyo bakora, nk'uko ubumenyi bw'umunyamateka budashobora namba guhindura ibyabayeho. Nanone ni nk'uko icyuma gifata amashusho y'ibintu ariko ntikigire icyo kiyahinduraho na gato. Ni nako rero kumenya ahazaza bishoboka kandi bitagize icyo bihindura ku bizaba mu bihe bizaza. Kumenya iby'ahazaza kw'Imana ntibishobora kubangamira na gato umudendezo w'umuntu. Ingingo tugiye kurebera hamwe ikomeye cyane nanone iravuga ngo ubufatanye mu bumana. Iyi ni ingingo abakristo benshi bibaza, ubufatanye mu bumana. Ese hariho Imana imwe? None se Yesu n'Umwuka Wera bo ni bande? Imana imwe mu buryo butandukanye n'ubwo abanyamahanga b'abapagani bari babakikije, Abisirayeli bizeraga ko hariho Imana imwe. Gutegeka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 35, no gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 4, Yesaya 45 umurongo wa 5, ndetse no muri Zekariya igice cya 14 umurongo wa 9. Ayo masomo yose agaragaza ko hariho Imana imwe. Isezerano rishya naryo ryibanda ku kuvuga yuko hariho Imana imwe rukumbi. Mariko 12:19 kugeza 32, ndetse wasoma no muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 3, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 8 umurongo wa 4 ndetse n'uwa 6, ndetse no mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 5.
Gutsindagirwa kw'inyigisho ivuga ko hariho Imana imwe rukumbi ntabwo binyuranye na gato n'inyigisho ya Gikristo y'ubutatu bwera, Imana Data, Umwana, Umwuka Wera, ahubwo ibiramambu ihakana kubaho kw'Imana nyinshi zitandukanye. Ubwinshi mu bumana. Nubwo isezerano rya kera ritigisha ku buryo inyigisho y'ubutatu bwera mu buryo bugaragara, rivuga ku bwinshi hagati mu bumana. Rimwe na rimwe usanga hari aho Imana yivuga mu bwinshi. Urugero, Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu. Dore umuntu abaye nk'imwe yo muri twe. Itangiriro 3:22. Tumanuke. Itangiriro 11 umurongo wa 7. Ubundi ugasanga hari aho marayika w'Imana yivuga nk'aho ari Imana. Igihe yabonekeraga Mose, marayika w'Imana Gaburiyeli yaravuze ati, ndi Imana ya so. Ndi Imana ya so Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Kuva 3:6. Imirongo myinshi usanga ishyira itandukaniro hagati y'umwuka w'Imana n'Imana ubwayo. Mu mirongo ivuga iby'irema haravuga hati, umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Itangiriro 1:2. Iyindi mirongo ntishyira ahagaragara itandukaniro hagati y'umwuka wera n'Imana gusa, ahubwo ivuga n'indi kamere ya gatatu y'ubumana mu murimo wo gucungura. Kandi Uwiteka Uhoraho Data yarantumye Umwana w'Imana hamwe n'umwuka we, umwuka wera, nk'uko tubona muri Yesaya 48 umurongo wa 16. Njyewe, ubwo ni ukuvuga Data, namushyizeho, ubwo ni ukuvuga Mesiya, umwuka wanjye, azacira imanza isi yose. Yesaya 42 umurongo waho wa mbere. Umushyikirano mu bumana. Kuza kwa mbere kwa Kristo kuduha ishusho igaragara mu butatu bwera. Ubutumwa bwiza bwa Yohana buvuga neza yuko ubumana bugizwe n'Imana Data. Ushobora kubisoma mu gice cya 3 cy'iki gitabo, ni igice kizakurikiraho. Imana Umwana. Ibyo bizagaragara neza mu gice cya 4. Abazabikurikirana bazabyumva cyane. N'Imana Umwuka Wera bashobora kuzabisoma mu gice cya 5. Ni ukuvuga bumwe mu butatu, ubumwe bwa batatu bukorera hamwe bufitanye umushyikirano wihariye kandi udashobora gusobanukirwa na buri umwe wese. Umushyikirano w'urukundo. Umushyikirano w'urukundo. Ubu bumwe buri hagati y'Imana Data, Umwana na Mwuka Wera ni umushyikirano w'urukundo. Niyo ngingo tugiye kurebera hamwe. Igihe Yesu yatakaga cyane ati Data, Data, ni iki gikundekesheje, muri Mariko 15:34, yari ahangayikishijwe no kumva yagiye kure ya se kubera icyaha cy'isi. Icyaha rero cyangije isano nyayo yari hagati y'inyoko muntu n'Imana. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10, ndetse na Yesaya 59 umurongo wa 2. Igihe yihinduraga umuntu, Yesu wenyine niwe muntu utarigeze akora icyaha, ahubwo yahindutse icyaha ku bwacu. Igihe yishyiragaho icyaha cyacu akaba icyo twari cyo, yagezweho n'icyagomba kutugeraho, nuko arapfa. Kuko igihe umuntu yakoraga icyaha, Imana yari yaramubwiye iti umunsi mwakoze icyaha no gupfa muzapfa. Kandi icyaha cyarakozwe. None kuki umuntu atahise apfa? Nuko habonetse incungu, Yesu Kristo ajya mu mwanya waho twagomba kujya. Imana ibihimbarizwe iteka ryose. Nta munyabyaha n'umwe ubasha kumva icyo urupfu rwa Yesu ruvuze ku bumana. Kuva kera yari kumwe n'Imana Data hamwe n'Umwuka Wera, kuko bahoranaga iteka kandi bakaba ari ab'iteka ryose. Babanaga mu bufatanye no mu rukundo. Kubana igihe kirekire byerekana urukundo nyakuri mu bumana. Imana n'urukundo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 4:8. Ibyo bisobanura ko banezeranwaga kandi bagakorera hamwe. Amen. Urukundo rusobanurwa mu gice cya 13 cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Bamwe bashobora kwibaza niba kwihangana ari kimwe mu mico
ishobora no kuba ku Mana mu gihe ariko gukomeza umushyikirano wuzuye w'urukundo ku batinya kuwutakaza. Kwihangana kwabaye ngombwa igihe abamarayika bacumuraga n'igihe inyokomuntu yigomekaga. Nta rusika na rumwe ruri mu butatu bwera. Uko ari batatu ni Imana, nyamara basangiye imico n'ubushobozi. Mu buyobozi busanzwe bw'abantu, ubushobozi bukuru buba buri mu maboko y'umuntu umwe. Ashobora kuba perezida, ashobora kuba umwami, cyangwa se ashobora kuba minisitiri w'intebe. Ariko mu bumana, ubushobozi bukuru buba hagati yabo uko ari batatu. Aya ni amahame aba akomeye, biba bisaba ko buri muntu wese yicisha bugufi agasaba nyine Imana umwuka wera kugira ngo ibimwigishe. Nubwo ubumana butagizwe n'umwe, Imana ni imwe mu migambi yayo, mu mwuka wayo no mu mico yayo. Ubwo bumwe ntibukuraho kuba hariho ibyihariye biranga Imana Data, ibyihariye biranga Umwana n'ibyihariye biranga umwuka wera. Byongeye kandi ugutandukanya abagize ubumana ntibitsembaho inyigisho y'ibyanditswe byera ihamya ko hariho Imana imwe kandi ko Imana Data, Umwana n'umwuka wera ari bamwe. Turebe isano ishingiye ku murimo. Ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya mbere twari iravuga ngo umushyikirano w'urukundo, bari bashyikiranye cyane. Kabiri, isano ishingiye ku murimo. Mu bumana hari isano ishingiye ku murimo. Imana ntisubiramo ibikorwa cyangwa se igikorwa bitari ngombwa. Gahunda ni itegeko ry'ibanze mu ijuru, kandi Imana ikorera muri iyo gahunda. Iyo gahunda ikomoka ku bumwe buri mu bumana kandi ikabubumbatira. Data niwe soko, Umwana akaba umuhuza n'umwuka wera agashyira mu bikorwa. Kwigira umuntu kwerekanye by'agatangaza ubufatanye buhuza batatu bagize ubumana. Data yatanze Umwana we, Kristo aritanga ubwe, maze Yesu avuka kubw'umwuka wera. Amen. Yohana 3:16 ndetse na Matayo igice cya mbere umurongo wa 18 n'uwa 20. Itangazo rya marayika kuri Mariya rivuga imikorere y'ubutatu muri ubwo bwiru bwo guhinduka umuntu kw'Imana. Umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa Umwana w'Imana. Luka 1:35. Buri umwe mu bagize ubumana yari ahari igihe Yesu yabatizwaga. Imana Data iramukomeza nk'uko biri muri Matayo 3:17. Kristo arabatizwa ngo atubere urugero, Matayo 3:13-15. Ndetse n'umwuka wera aza kuri Yesu kugira ngo amwongere imbaraga. Luka 3:21-22. Ku iherezo ry'urugendo rwe ku isi, Yesu yasezeranye kohereza umwuka wera nk'umujyanama n'umufasha. Yohana 14:16. Hanyuma ari ku musaraba, Yesu atakira se ati, Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Matayo 27:46. Muri uwo mwanya w'ibyemezo by'amateka y'agakiza, Data, Umwana n'umwuka wera byarabarebaga bose uko ari batatu kandi bafatanyije. Muri iki gihe Data wa twese n'Umwana batuvugisha binyuze mu mwuka wera. Yesu aravuga ati, umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, niwe mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Yohana 15:26. Data n'Umwana bohereza umwuka kugira ngo ahishurire umuntu wese Kristo. Amen. Umugambi ukomeye w'ubutatu ni ukurehereza buri wese ku kumenya Imana na Kristo. Yohana 17:3. Yasoma rivuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Imana y'ukuri, bakamenya niwe watumye ari we Yesu Kristo, no kugira ngo Kristo abane natwe ibihe byose binyuze mu mwuka wera. Matayo 28:20. Abaheburayo 13:5. Abizera rero twahawe agakiza nk'uko Petero abivuga ati, nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana muminjagiwe amaraso ya Yesu Kristo. Isugo muri kumva ubwo bumwe
nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera. Ubwo ni Imana Data mubiheshejwe no kwezwa n'Umwuka, Imana Mwuka Wera, kugira ngo mwumvire Imana muminjagiwe amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Urwo ni urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 2. Mu guhesha umugisha intumwa hagaragara batatu bagize ubumana: ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 13:13. Kristo aza imbere muri urwo rutonde. Umuhuza w'Imana n'abantu ni Yesu Kristo, Imana yigize umuntu. Nubwo abagize ubumana bafatanyiriza hamwe mu by'agakiza nk'umuntu, Yesu wenyine niwe wabayeho nk'umuntu, apfa nk'umuntu, nuko aba umukiza wacu. Yohana 3:47 ndetse na Matayo 1:26, ukaba wasomana n'ibyakozwe n'intumwa kandi 12. Ariko kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 5:19. Imana nayo igomba kwakirwa nk'umukiza wacu. Tito 3:4. Kuko yaducunguye binyuze muri Kristo umukiza. Abefeso 5:23, Filipi 3:20 na Tito 3:6. Muri iyo sano ishingiye ku murimo, abagize ubumana mu buryo bunyuranye basohoza inshingano zinyuranye kubw'agakiza k'umuntu. Umurimo w'Umwuka Wera ntacyo wongera ku gaciro k'igitambo cyatanzwe na Yesu Kristo ku musaraba. Kubw'Umwuka Wera rero, ubwiyunge bwasohorejwe ku musaraba busobanuka muri twebwe. Kubwe nanone, Kristo umuhuza yinjizwa mu mitima yacu. Amen. Ubwo Kristo yinjizwa mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera, nk'uko yavuze ngo umwuka w'ukuri naza azatsinda abisi, emeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka. Nk'uko Pawulo abivuga, Kristo uri muri mwe nibyo byiringiro by'ubwiza. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 27. Ingingo shingiro ariyo gakiza. Ingingo shingiro agakiza. Itorero rya mbere ryabatizaga abizera mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Matayo 28 umurongo wa 19. Ariko kuva igihe urukundo n'imigambi y'Imana byahishurirwaga na Yesu, Bibiliya iraturarikira ku kwita ku wari we. Niwe mizero, ibitambo n'iminsi mikuru byo mu isezerano rya kera byasuraga. Niwe shingiro ry'ubutumwa bwiza. Niwe nkuru nziza yamamajwe mu bibwirizwa by'abigishwa mu nyandiko zabo. Ibyiringiro by'umugisha. Isezerano rya kera rihanura kuza kwe. Isezerano rishya rivuga ibyo kuza kwe kwa mbere kandi rigateguza kugaruka kwe kwa kabiri, aho agiye kugaruka. Kristo umuhuza w'Imana n'abantu atwunga n'ubumana. Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo. Yohana 14:6. Ubutumwa bwiza bushingiye ku muntu ari we Kristo, ntabwo ari ku mihango. Ni ikibazo cy'isano aho kuba icy'amabwiriza. Kuko ubu Kristo ni Kristo, dusanga muri we izingiro, ubutumwa n'ubusobanuro nyabwo bw'ukuri kose n'ubugingo bwose. Nshuti, iyo turebye ku musaraba dusobanukirwa n'imico y'Imana. Kuri icyo gikoresho cy'iyicarubozo yagaragaje urukundo rwe binyuze muri Kristo. Urukundo rw'ubumana rwuzura imitima yacu irimo ubusa kandi yuzuye intimba. Yesu rero yaje nk'impano y'Imana kandi nk'uduhagarariye. I Karuvari Imana yaramanutse igera hasi cyane ku butaka kugira ngo idusanganire, nyamara kandi aho niho hantu harehare cyane twashoboraga kugera. Iyo twegereye i Karuvari turatumbagira tukagera hejuru ku Mana. Haleluya. Ku musaraba ubutatu bwerekanye kwiyunga gukomeye. Aho habonekamo ihishurwa ryuzuye ry'Imana. Kristo yahindutse umuntu kugira ngo atange ubugingo bwe kubw'inyoko muntu. Ariyibagirwa kubw'agaciro yahaye urukundo dukunda. Aho Kristo yatubereye gukiranuka, kwezwa no gucungurwa. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 1:30. Agaciro kacu kose ka none cyangwa hazaza tugakesha igitambo cye cyo ku musaraba. Nshuti, aho niho ruzingiye.
igitambo cya Kristo niko gaciro kacu uhereye ahashize, igihe tubayemo ndetse n'ahazaza. Niba dufite ibyiringiro muri Kristo, niba uyu musaraba ufite icyo uvuze kuri wowe, akaba atari ubupfu, niba uri mu barimbuka ahubwo ikaba ari intsinzi, izere ko vuba uzasoza urugendo rwawe amahoro. Imana imwe y'ukuri niyo Mana nyamana yo ku musaraba. Kristo yahishuye imbere y'ibyaremwe byose urukundo rw'ikirenga n'imbaraga ikiza y'ijuru. Yagaragaje ko Imana yifuza gutsembaho ububabare bwatewe no gutandukana kubw'urukundo rutagira ikigombero ikunda isi yigometse. Kuva igihe cy'umusaraba, Imana iduhamagaza ijwi ry'urukundo iti muze twiyunge. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu atamenya, azarindira imitima y'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Abafilipi igice cya 4:7. Imana y'amahoro iguha umugisha mu izina rya Yesu. Dusenge. Urakoze Data ukiranuka, gushimiye yuko ubanye natwe. Aya magambo uyumvikanishe mu ntekerezo zacu, uduhe kugirira icyizere ijambo ryawe, twirundurire muri wowe, tukwiyegurire mu izina rya Yesu. Amen.